Alright, inshuti zanjye kabisa ndabashimiye cyane kubw'ibihe byiza dukomeje kubanamo ndetse n'ibihe bibi. Ni wa Mutarama wihanganye Jean Paul cyangwa se UJ, nkwibutsa ko ari wa mu tipe kabisa, n'umuhanzi akaba n'umunyamakuru akaba n'umukinnyi w'amafilme n'umwanditsi wa byose kabisa. Ewana ndakubwiza ukuri nta kintu na kimwe tutagutegurira. So inshuti zanjye rero nkuko musanzwe mubizi, tugenda tubagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye cyane nka filime yitwa Ishiraniro kabisa. Mugenda muyibona, benshi mujya muyibona ku bantu mukomeje gukanda subscribe kuri channel yitwa IGIHEMBO TV kabisa. Nukuri ndabashimira cyane ku bufatanye n'inkunga zanyu mukomeje kudutera. Nukuri bavandimwe banje kabisa, mba ngenda mbibona umunsi ku wundi, ntako mutagira ngo mudufashe. Gusa nawe utarakanda subscribe nakubwira ngo ewana gira kete, shyiramo imbaraga ukandi subscribe, share, like, comment kugira ngo tubane umunsi ku wundi. So none rero twari twifuje kuganiza abakinnyi bakina filime yitwa Ishiraniro kabisa. Aka kanya ubu ngubu tukaba twari turi kumwe n'itsinda rigari ry'iyi team kabisa ry'iyi filime. Nagira ngo duhere ku mugabo umwe witwa, harya bakwita nde mugabo? Na n'ubu ntabwo nzi. Ntabwo ndakumenya. Ndi icyamamare gikomeye cyane. Reka. Cyane sana. Bakwita ndese? Amazina yanjye bwite nitwa Nsengiyumva Vedasi, ariko mu Ishiraniro nitwa Gihangara Mr. Gihangara? Mwana wavomye ikiziba ariko. Ako kantu ubishyizemo rero. Umwana wavomye ikiziba. Umwana wavomye ikiziba noneho cyo gutekesha igitoki. Ariko ndabona ufite swaga kabisa. Swaga gusa. N'umuriro mwinshi cyane. Nje. Iyo ngofero wambaye bayita ngo iki? Iyi ngiyi. Iyi ngiyi uzantu nayiguze. Mu Burusiya. Mu Burusiya. Ujya ubona ko ari Indusiya n'ubundi. Ni Indusiya. Urayibona? Reba inyuma hayo. Ariko banza ari araba ni y'abastari byo. Ni y'abastari bakomeye cyane babakinnyi b'amafilime akomeye. Babande tuzi nyine nka ba Gihangara. Ariko se Gihangara ko nzi ko Gihangara harya ubwo wayada uzabitwibwirira ubutaha. Kuvuga ngo rero iyi ngofero yanjye tukira aho ngaho, iyo mbishatse nyambara gutya. Urabibona? Yes. Nabishaka nkayambara gutya. Nayishaka nkayambara gutya. Urabibona? Ahantu hariho hose ngiye. Nukuvuga ingofero ijyana aho ushaka. Aho nshaka. Arya ngo ni Indusiya? Ni Indusiya. Ariko byo ushobora kuba ufite n'impano. Iyi mu Rwanda wayibona n'abantu bakeya. Ababyo njya mbibona, iyi ngiyi ni command. Ni command yaje mu ndege wa. Biragaragara. Kabisa. None se mu by'ukuri waducira mu mayange gatoya nk'ahantu ukura impano yo gukina filime. Nukuri n'abantu benshi byananiye, ariko we iyo tukubona mu myaka itingire yawe kabisa tuba tubona ari ibintu bitoroshye. Erega burya iyo ukunda ikintu uragikora. Iyo utagikunda rero ntugikora kuko ubutagikunze. Muri make rero ngewe gukina filime ni ibintu niyumvisemo nkiri n'umwana. Numva nanjye mbikoze byagenda binshimisha, ngenda mbikoraho mbyigaho gakeya nitonze. Ewana ndabimedita. Urabimedita? Ndabimedita. Ariko none uransetse. None se reka nkubaza, nk'umukinnyi wa filime twemera twizera, ngiye kukubaza ijambo urivuge. Yego. Iryo jambo ryananiye umuntu witwa Inyogoye. Ewana, weho nizere ko urarishobora. Vuga ngo ntuseke Jose. Ongera usubire mu ntu. Ntuseke Jose. Guki? Ko mbibabura iyo mbishaka, iyo ntabishaka nkabireka. Vuga ngo vuze kute. Vuze kute. No Mufaransa ngo twariganye. Uwo twariganaga yanyicaraga inyuma, noneho yajya kuntira ikayi akambwira ngo shofeteke. Ntugize ngo iki? Akandeba gutya nyine kubera ko nari umunyafrika. Ahita ndeba nyine akagira ngo ngewe hari mubwiye nabi, ariko kumbi ngiye ntago nabaga mubwiye nabi, nabaga nshatse kumubaza icyo avuze. Ariko bitewe n'uko ururimi rwiwe tutigiraga tuhuza, akagira ngo ndamututse yarangiza akambwe ngo sorry, ntibabiteka mu kibyo. None se ubundi nk'iwanyu wumvaga nka sorry babiteka mu iki? Hari igihe babishyiraga nko mu masupageti, mu makaroni, mu mvange z'ibirayi, ibintu nk'ibyo ngibyo man. Bose nta kitu ari tutumvamo. Ndabyumva cyane. So noneho nicyo wabwira ku bantu bakurikiye iyi channel yacu yitwa
Igihembo TV ni icyo wababwira? Muri rusange rwose ikintu nababwira cyo nuko tubabikiye ibintu byinshi kandi byiza. Ewana arejo bundi rwose bagiye baduha subscribe, share. Subiramo ko kantu. Noneho rero uzi no kuba ufite nka telefone ntubikore. Uzi ko ufite telefone ntubikore. Sikonto bimbabaza amana. Ya baba we nk'iyi ngiyi birambabaza. Uzi ko hari n'igihe ngira gutya ngiye nko kuryama nkahita mbanza gukirikaho kugira ngo ibintu bigende neza. Mfasha. None ubu dusaba ni share, like, yes, comment. Yes. Ubundi bindi tukibana mu munsi kuwundi. Alright, Mr. Gihangara kabisa arakoze cyane inshuti zanjye nkuko mubizi nyine nta wundi ni wa mutaramu wanyu wihanganye Jean Paul cyangwa se UJ. Reka tube twabagezaho n'undi mu mu bijyanye no gukina filime nyarwanda bamwita Mr. Mr. ndakora kikaza kabisa nukuri. Uyu munsi twifuje ko tugemvugira mu kibindi wa reka Mr. ndakora kikaza. Ubu se hano ni ibiki washyizemo ko ndeba? Ubundi ngiye narakina filime ntago nari nakumva ko naba umuntu w'umustar nk'uko ndi umustar. Kubera ko ntaritwa njya kora kikaza ntago ndarigeze iza ariko urabona wagira ngo mwita ibikeri. Ariko no we ubundi ngiye n'umuhanzi nuko utabizi. Uri n'umuhanzi? Ngiye banyita Joshua Ramana kirase ko sisi imyaka ku isana ibyo nkora byose ni number 1. Gatepa Petero Caraveni mutero tunyinkora ngo simuganga Jacques Gastumbonye. Gasita? Gastumbonye. Vuga ngo komasa. Komasa. Subiramo komasa. Kombina muziko. Kombina muziko n'umutwe ukubitemo. Right, kabisa nuko numutaramu nkuko mubizi nawe harya filime ukina bayita ngo iki? Ishiraniro film. Ishiraniro film. Nkayakitengamo nitwa ndakora kikaza. Ndakora kikaza. Mbo niki wasaba abantu bakurikirana filime Ishiraniro kabisa umunsi kundi niki subscribe, share and comment, like and so on. Vuga ngo ikivumo. Ikibya. Ikibyemeza. Nabyo biba birimo. Ngikibya meza. Ikibyemeza. Ikibyeri. Reka ntago turi kumwe. Vuga ngo icyororo ni cyiza. Ikiyororo. Icyororo ni cyiza. Ikiyororo ni cyiza. Bivuga udidima. Icyororo ni cyiza. Ikiyororo. Alright, kabisa nukuri muvandimwe wacu arakoze cyane nukuri ngaho batere pisi nyine. Peses. Kiti zacu rero tubafitiye undi mutaramu kabisa. Undi mutaramu bamwita Mr. Gatare. Gatare niki wadusaba nk'abantu dukora duhora tureba filime yanyu umunsi ku wundi? Nk'ibisanzwe nta kindi nabasaba usibye gukanda share, comment ubundi ukarayikinga buri munsi ukajya urayikinga na sharinga mu nshuti zawe zose. Harya ukina witwa nde? Ngiye nitwa Mr. Gatare. Ubundi amazina yanjye bisanzwe nitwa Nsengumuremyi Emi. Kabisa. Bivuze ngo ariko iyi filime narayirebye mbona ufite umugore. Mfite umugore bamwita Mukagatare. Umugore wanjye bamwita Mukagatare. Mwe nyine ubona Mukagatare ubwo bishatse kuvuga iki? Ni umugore wa Gatare nyine. Ni umugore wanjye. Bivuze ngo musangiye izina. Dusangiye izina. Iryo ni izina yiswa Kigeri iwanjye. Yiswa Kigeri iwanjye. Nuko ubwo ni kwa kundi nyine umuntu aba yitwa madamu runaka. Ubwo ni madamu Mukagatare. Ni ngibyo kabisa. Kabisa. Ubwo se mu byukuri ni cyo kintu wasaba abantu bakomeza kureba iyi filime yanyu? Inshuti zanjye nk'ibisanzwe ikintu mbasaba inkunga ikomeye cyane. Ndashaka kugira ngo buri wese ugende uhite wikoma channel Igihembo TV. Ubundi hasigaye uhite ukanda subscribe, share, comment ubundi wirebera ibikurikiyeho byose byiza twabateguriye. Kabisa rwose. Kandi rwose
Right, tubafitiye undi mwagitere kabisa n'umunyabikabyo umukaze cyane ni wa muteye. Ewana, ngaho gira icyo tugezaho bro. Cyambere nababwira byo kabisa murakoze ahako se bayobewe ko ndi icyamamare. Reba hakurya ino nino reba mu murwa baranzi no ahubwo none ikintu nakubwira umunyarwanda umunyamahanga umudiaspora utarabashije gukora subscribe kuri iyi channel y'Igihembo TV ngabashe kureba filime nyarwanda zigezweho uziko twe twarenze kuri Stimedi nta nibyo bazi ahubwo icyambere ndeba nkanjye ngo ne sarigo incwewe ariko reka nkubwire none kuba ndi Kasarigoma ahubwo ndaje mbamaganirize n'ingoma mu gihe gitoya ahubwo naba Kimyusi Melody nawe azaza kuduhiga tujye breakingira reka ariko nguzi kubyina umva ariko reka nkwereke yo akayira kajya kurwina nikazasibangane ririmba unayibyina unayibreaking ewana akayira kajya kurwina nikazasibangane kocu kuhise usinda se kandi wari muzima oya nyene nawe ugomba kwiyumvamo ikintu urimo ariko se ji ntago ushona se nawe reba ibi byana byose biba bidukubita nyine nawe kugira ngo ubusengeye nk'umurasta uziko mu minsi mike nzarusha Diamond reka seriye ikintu nsaba abanyarwanda baturarwana umva namwe nshuti z'u Rwanda zahandi boda to boda nyine imipaka ku yindi muri Afrika twebwe dushaka kuzabona ishiraniro filime tugeze hejuru mu bicu muri international umva Jabless ahubwo akira ewana urakoze cyane kabisa nukuri umutaramu wacu arakoze kubyiza atugejejeho so dufite undi mutaramu hariya bamwita Bausa Mr. Bausa kabisa nawe rekaze atugezeho ibyiza agenda adukorera mu bigiye bitandukanye mu bihe bitandukanye so Bausa ewa ariko ufite kubafana ndaho muri Mukoldi Bonso ina muri filime Ishiraniro Papa Drip mbere na mbere mbanje gushimira abafana banje hose aho muri peace ku bafana banje mwese mbasaba ko mwakora harya bavuga iki uvuga ngo se subscribe mbasaba ko mwatera like comment and subscribe iyo ntabwo ari inyogo yawe nawe ufite inyogo yawe ufite inyogo ye Mr. Papa Drip wamubonye Papa Drip kabisa ariko izo drip byo hagaze ni wane umva aha bari wane ndakureba nkikanga kabisa ubu wabibona cyakora cyo wanungwe kuko ubu nari ngiye kwirukana ubundi amabausa amenyereye kuyabona yambaye ewana nta kote bausa ntijye yambara ikote gusa yo nka Papa Drip nyine uba ibyo biza mu kazi ariko kura umva se wakweretse abafana ariko amatuzo ufite hari abasore tujya tubona ari hanze ngo bafite ngo za amatuzo oya banzu bereka ari banzu bereka umva iyerekana ariko iyerekana Bausa kabisa Mukoldi Bonso wamubonye cyamamare nukuri impamvu nkubajije nigeze kubona ukuntu nyine muri filime Mwishiraniro niba ari episode ya kangahe ni muri season ya kabiri episode ya kabiri nabonye ukuntu uterura abagabo nawe ni Bausa we papa uziko mudugudu na gitifu wabateruye bikashaka ibintu byoroshye sana reka ku buryo ufata abagabo babiri ukabaterura ugomba kubabyimba ukababyimba nta mikino mu byukuri utandukanye n'andi mabausa yose nsanzwe mbona uziko andi mabausa yose aterura umuntu umwe gusa urabizi hari abajama tujya tubona benshi cyane ewana
iri boko subwo urabona Ewana iri boko by'umuntu yanagutinya. iri boko buriya Buriya nguri n'umukarati wa danje igwana. Ngo buriya ngo kugira ngo usko neza yaraturangije. Ewana. Cyakora cyo nkurikije ukuntu ubu hagaze ibikabyo nka Papa Drip, Mr. Boss kabisa. Ewana mwishiranira urahatwika. Buriya filime iyo hasotse nka episode ntakuwoye. Navuga ni byari bibishe. Nta mpamvu ntabwo muzambura soza nibutsa abafana gukora subscribe, comment and share. Yes. Ewana murakoze cyane kabisa. Ubu noneho tugiye kubagezaho Miss Nice. Miss Nice. Alright kabisa ni wamu. Umeze utese? Ni sawa. Bakwita? Yitwa Nice. Nice. Yes. Uri umwagiteri wa filime yitwa? Ishiraniro film. Ishiraniro? Film. Itambuka kuyihe channel? Tambuka Igihembo. Igihembo TV. Ni Igihembo TV. Ewana kabisa inshuti zanjye nkuko mubizi turabategurira. Uramubona ni umumisi kabisa. Ninkubwira ngo ni Miss Rwanda ntugira handi urebera kabisa. Ewana ni Miss Rwanda kabisa nkuko mubibona. Hano kuntu abatuje ariko. Natwe nyine mukande subscribe kugira ngo mubashe kureba ibyiza twabateguriye. Ni byiza umva birashimishije. Mwebwe mbashishikarije kuyikanda kugira ngo mubashe kureba ibyiza twabateguriye. Ni byiza kandi ni byinshi kandi turacyakomeza kubikora. Yes. Urakoze cyane kabisa. Nukuri uyu mukobwa aratandukanye nicyo kikubwira umuntu w'umumisi. Ubundi Miss ntategwa siko nawe udategwa. No mukwagitinga nje iyo ndi kureba iriya filime yanyu Ishiraniro. Nukuri igwana. Mba mbona nta nakanuna kamwe ahubwo noneho yewe we neza ni waneza. Ni neza kabisa. Ariko noneho none imyambarire uhagaze ubu ninde ukwambika? Oya. Ntabirenze. Mbabarira umbwira umuntu ukwambika kuko Ewana abaherebye ibintu nize neza bijyanye nawe. Ewana ngaho therapist kabisa abafana bawe. Turabakunda kandi bakomeze kudutera inkunga turabasaba niyo ngiyo nababwiye. Yes. Ubwo rero mukomeze kudutera inkunga nta kibazo ibindi turi kumwe. Yes. Sawa. Murakoze cyane. Yes ntago ari mu minsi gusa dufite. Dufite abamisi benshi cyane kabisa. Dufite abamisi benshi cyane. Umumisi witwa Nyiramahirwe kabisa ni umumisi ubikora cyane neza cyane Nyiramahirwe iwana. Ariko banza umudaringa ariko banza umudaringe bareba ukuntu cyakoza cyane. Barani nyinyu uhagaze. Nukuri neza ndi kureba iyo nyinya abana kabone imeze gute bana nawe ifite nubwo nayigira ariko ntago yamera nk'iyo yawe ukuntu uhagaze neza ako banza umudaringi wereka abantu ndiye nyine na filime nago modaringa nago modaringa. So niki uduteganyiriza muri filime tuhora tukubonamo umunsi ku wundi? Ni ibintu byinshi babikiye murabizi ko ndi umunyeshuri umuhanga. Cyari byinshi cyane bigomba kuza kandi mugomba kureba. Cyangwa no kujya ku Gihembo TV gakora subscribe, like, share and comment. Hari ibintu byinshi cyane. Agakomeza bakihera Miss Rwanda. Ewana nukuri ibintu tugezaho ni byiza cyane turagukunda cyane kandi n'abantu baragukunda kuko muri comment barambwira ati ewana mba mbibonerega muri comment. Yewe gawe urabukunda ni injogo yanje. Yewe gawe umvaze ariko nukuri reka nkubwire uhagaze neza gusa hariya muri iriya filime. Uziko bindangaza neza ndayireba nkatinzwa nuko mwatinze gusohora indi nabwo ngakomeza nkayireba. Niba hari filime nsigaye rwose ndi gukunda muri iyi minsi ni Ishiraniro filime. Bwana hariya ku Gihembo TV bwana kabisa. Niki none ngaho gira ikintu basaba? Ikintu basaba nta kindi ni ukwicana filime yacu ukajya ku Gihembo TV
ugakora subscribe, like and share na comment ubundi twamamara twifuza kugera kure iyo ntego yacu no kunezeza abanyarwanda muri rusange no kunezeza abanyarwanda bivuze ngo uri Miss w'ibyishimo. Of course. So ko cyatari ko wiswe muri film. Aya nekanyina amahirwe. Umunyeshuri w'umuhanga. Bana Miss w'ibyishimo kabisa kandi ibyishimo niyo ntego niyo mpamvu uba uri hano umunsi ku wundi ukomeza udutegurira ibintu byiza cyane. Yego. Urakoze cyane kabisa Miss Nyiramahirwe. Imana ikomeze kuduhere umugisha. Nawe mwe turabakunda cyane. Thank you. Thank you so much. Alright kabisa dufite undi mutaramu bamwita Mr. Mood. Mr. Mood. Mr. Mudugudu. Ewana, congratulations bro. Thank you. Ewana, nukuri niba hari ibintu byiza tuba tubona hari ahantu. Uradutegurira bikatunyura. Ariko Mudugudu rero, tubwize ukuri. Nkiri ya filime. Uziko nawe nkureba ukantera ubwoba. Ndeba ukuntu urya ruswa nkumva nkumva hari ahantu rero nakitinga. Yobo ni nitwa Vedast. Mu ishiraniro filime kaba nkina nitwa Gatashya ari we Mudugudu. Se witwa Mudugudu Gatashya. Yes. Nuvuga ngo rero hari ikintu mba nashatse kwerekana suko nkunda kurya ruswa. Uko hari abantu hanze ahangaha mba nshaka kwigisha hari ahirya mu giturage ba Mudugudu hari igihe ujya kwaka y'icyangombwa bagahita bakubwira bati wazanye y'ikaramu abo bantu nabo nshaka kwigisha kugira ngo bamenye yuko iterambere ry'igihugu cyacu ataraho rigeze. Bivuze ngo message yawe niyo kurwanya ruswa niyo kurwanya ruswa mu nzego zo hasi kuzamuka ukajya no ku nzego zo hejuru kuko abo hejuru naho nzagerayo. Ikintu cyitwa Iwana kurwanya ruswa n'akarengane. Noneho buri ahantu buri ubona ndimo nakitinga na gitifu. Hariya tuba turya ruswa. Ariko gitifu wararenze we. Ararenze. Kuko ba gitifu nabo hari ukuntu bayirya ariko bifashishije inzego zo hasi. Niyo message mashatse gutanga. Si ukuvuga ko nyishira mu iki gifu cyane. Ariko niyo message. Ase kuba bazanye inda tukagira ngo ko kurya ruswa byanyabye. Nanone iyo umuntu afite uko ameze ashobora no guhaga umunezero arega. Abaturage baraturage neza ibintu biba ari fresh. Ariko yo bahaze ruswa mwishiraniro. Mwishiraniro mba nayihaze. Ariko sibyo manshaka kwerekana hanze. Ako manshaka gutanga umuco mwiza. Naga ari byo ushaka kwerekana. Alright kabisa nukuri igira ikintu udusabira abantu hano kuri channel yitwa Igihembo TV. Ubu niho aka kanya ubutuvugana niho uri live gira ikintu basaba. Bafana bangeraho ku Igihembo TV. Ndagira ngo dukurikije aho mubona tugeze ni mwebwe mwabigize mu ruhari. Nubundi mukomeze muduhererekanye mukore subscribe, like and comment. Muti wagiwe na notification kugira ngo igihe cyose twasohoye akantu kajye gahita kabageraho mu buryo bworoshye. Nurakoze cyane kabisa. Ariko nk'abantu tumaze gukorana ka interview mwaje kumukama ifoto. Subscribe, share, like, comment. Dusubira amasha. Nese urabona kumwe n'ibyamamare. Nibi byose simfata agafoto. Nkaba ntahiye. Yewe. Woni jewe. None ndebera we. Amfase. Ngaho dusubiremo kano kantu. Subscribe, share, like, comment. Sibyo reka mbantonera ngaho nimuze mbantonera mwebwe murantima sibyo subscribe share like comment ku Gihembo TV. Wane